Uwiteka atugiriye neza. Reka twumve ubuhamya kuva mu itorero ry'abametodisite ku muryango wa Ellen White. Umuryango wa data wakomeje ujya mu itorero ry'abametodisite rimwe na rimwe, ndetse no mu materaniro y'amatsinda mato yaberaga mu mazu y'abantu bihariye. Umugoroba umwe njyewe n'umusaza wanjye Robert twagiye mu iteraniro ry'itsinda. Umukuru w'itorero wariyoboraga yari ahari. Igihe musaza wanjye yari agezweho ngo yigishe, yavuganye kwicisha bugufi gukomeye, nyamara kandi avuga mu buryo busobanutse. Avuga ko ari ngombwa ko abantu baba biteguye rwose gusanganira umukiza wacu ubwo azaba aje mu bicu byo mu ijuru afite ububasha n'ubwiza buhebuje. Ubwo musaza wanjye yavugaga umucyo wavuye mu ijuru umuritse mu maso he, hari hakunze kuba hagajutse. Yabaye nk'ujyanywe mu mwuka urenze ahari hamuzengurutse, maze avuga nk'uri imbere ya Yesu. Igihe nari mpamagawe ngo ngire icyo mvuga, nahagurutse kandi ndi mu mwuka w'umudendezo, kandi umutima wanjye wuzuye urukundo n'amahoro. Navuze inkuru y'umubabaro ukomeye nagize igihe niyumvagamo kwemezwa icyaha, n'uburyo nyuma y'igihe kirekire naje kubona umugisha nari maze igihe kirekire nshaka, n'uburyo naje gukurikiza rwose ubushake bw'Imana. Hanyuma mvuga n'umunezero mfitiye inkuru yo kugaruka k'umucunguzi wanjye kwegereje, aje kujyana abana be imuhira. Mu kwiyoroshya kwanjye nari niteze ko abavandimwe twasenganaga b'abametodisite barasobanukirwa n'uko niyumva, maze bakishimana nanjye. Nyamara nanjye naje kubura ibyo nari niteze. Benshi muri bagenzi banjye b'abagore n'abakobwa baranishye kandi bakanyeganyeza intebe bari bicayeho zigasakuza, maze bantera umugongo. Sinashoboraga gutekereza ibyabaga byavuzwe bikabakoza isoni. Noneho mvuga muri make, niyumvamo imbaraga ifite ubukonje bitewe n'uko batemeye ibyo navuze. Igihe nari nangije kuvuga, umukuru B yabajije niba bitarushaho kuba byiza kubaho igihe kirekire cy'ingirakamaro no gukora ibindi byiza byinshi kuruta ko Yesu yaza vuba byihuse, maze akarimbura abanyabyaha bimeze amajyo. Nasubije ko nifuza cyane ko Kristo agaruka. Ubwo nibwo icyaha cyari kugira iherezo, natwe tukanezerwa no kwezwa by'iteka ryose. Nta mwanzi uhari ngo aduhuke kandi ngo aduteshuize. Yambajije niba ntahitamo gupfa mu mahoro nibereye mu burere bwanjye, aho kunyura mu mubabaro wo guhindurwa nyiri muzima, mvanwa mu mubiri upfa nkambikwa kudapfa. Namushubije ko icyifuzo cyanjye ari uko Yesu yaza akajyana abana be, ko nifuza kubaho cyangwa ngapfa uko Imana yabishaka, kandi ko mu buryo bworoshye nshobora kwihanganira umubabaro wose ushobora kungeraho mu kanya gato, mu kanya nk'ako guhumbya, kandi ko nifuza yuko inziga z'igihe zikaraga vuba cyane, maze zikazana umunsi mwiza ubwo iyo mibiri mibi izahindurwa igashushanywa n'umubiri wa Kristo w'ubwiza buhebuje. Nongeye kuvuga ko igihe mbayeho negereye umwami aribwo ndushaho kwifuza ko atunguka ku bicu. Ngeze aho benshi bari bahari bababaye, nkabagaragaza cyane ko batishimye. Igihe umukuru wari uyoboye iri teraniro yagiraga icyo abwira abari mu itsinda, yavuze ibyishimo bikomeye afite byo gutegereza ikinyagihumbi kizaba ku isi, ubwo isi izaba yuzuye no kumenya Uwiteka nk'uko amazi atwikira inyanja. Yifuzaga cyane ko iki gihe gihebuje gitangira. Nyuma y'uko amateraniro asoza, nari nzi neza ko
nzakiranwa ubukonje bukomeye, n'abahoze banyereka ubugwaneza n'urukundo. Jye na musaza wanjye twasubiye mu rugo tubabajwe n'uko bagenzi bacu batwumvisha nabi batyo, kandi ko insanganyamatsiko yo kugaruka vuba kwa Yesu ishobora kubyutsa kurwanywa cyane bene aka kageni. Cyakora twashimaga Imana kubera ko twashoboraga gusobanukirwa umucyo w'igiciro kandi tukishimira gutegereza kugaruka k'Umwami wacu. Nyuma yaho bidatinze twagiye mu yandi materaniro y'itsinda. Twashakaga kubona umwanya wo kuvuga iby'urukundo rw'Imana ruhebuje rwakoreshaga ubugingo bwacu. By'umwihariko jyewe nashakaga kubwira abantu uburyo Uwiteka yangiriye neza kandi akangirira imbabazi. Impinduka ikomeye yari yabaye muri jye ku buryo byasaga naho mfite inshingano yo gukoresha neza amahirwe yose mbonye ngahamya urukundo rw'Umukiza wanjye. Uwo mwanya ubwo umwanya wanjye wari ugeze ngo mvuge, navuze ibihamya by'uburyo nishimiye urukundo rwa Yesu kandi ko nari ntegeranyije umunezero gusanganira Umucunguzi wanjye bidatinze. Kwizera ko kugaruka kwa Kristo kwegereje byari byarakanguriye ubugingo bwanjye gushakana umwete kwezwa kuzanwa na Mwuka w'Imana. Ngeze aho umuyobozi w'itsinda yashimiye mu ijambo aravuga ati, mushiki wanjye wakiriye kwezwa binyuze mu nyigisho z'Abametodisite. Kwezwa kwawe byanyuze mu nyigisho z'Abametodisite, ntabwo ari mu nyigisho z'ubuyobe. Numvishe mpatiwe kwatura ngahamya ukuri ko bitanyuze mu nyigisho z'Abametodisite kugira ngo umutima wanjye uhabwe umugisha mushya wari ufite, ko ahubwo byaturutse ku kuri gukangura kwerekeye ku gutunguka ku bicu kwa Yesu. Binyuze muri uko kuri nari narabonye amahoro, ibyishimo n'urukundo ruzira amakemwa. Uko niko nashoje ubuhamya bwanjye, ari bwo buhamya bwa nyuma nagombaga gutanga mu itsinda rya bene data b'Abametodisite. Hanyuma Robert yavuze mu buryo bwe bworoheje nyamara bukaba uburyo bwumvikana neza kandi bugakora ku mutima, ku buryo abantu bamwe bareze ndetse bagakorwa ku mutima cyane, nyamara abandi barikorozaga kandi bakagaragaza nk'abatamerewe neza. Nyuma yo kuva muri iryo tsinda twongeye kuganira ku bijyanye no kwizera kwacu, maze dutangazwa cyane n'uko bene data n'abashiki bacu b'Abakristo batashoboraga kwihanganira kumva ijambo rivuzwe ryerekeza ku kugaruka k'Umukiza. Twatekereje ko iyo baza kuba bakunda Yesu nk'uko bikwiriye batajyaga kumva babangamiwe ko kumva ibyo kugaruka kwe, ahubwo ibiramambo bari kwakirana ibyishimo iyo nkuru. Twumvise twemejwe mu mutima yuko tudakwiriye gusubira mu materaniro y'itsinda ukundi. Ibyingiro byo kugaruka mu cyubahiro kwa Kristo byuzuye ubugingo bwacu kandi twashoboraga kubivugaho igihe cyose duhagurutse ngo tugire icyo tuvuga. Ibyo byasaga n'ibikongeza uburakari bw'abari aho barwanyaga abo bana babiri boroheje batinyukaga kuvuga ibyo kwizera kwari kwarujuje imitima yabo amahoro n'umunezero. Nubwo babaga bafite ababarwanya, byagaragaraga ko tudashobora kugira umudendezo muri iryo tsinda kubera ko ubuhamya bwacu bwatumaga habaho ubukomyi no kunegurana byageraga mu matwi yacu ku musozo w'amateraniro biturutse muri bene data na bashiki bacu twari dusanzwe twubaha kandi dukunda. Abadivantiste muri icyo gihe bari bafite amateraniro ahitwa Bethlehem Hall. Data n'umuryango we bayajyagamo ubudasiba. Igihe cyo kugaruka kwa Kristo ntacyatekerezwaga ko ari mu mwaka w'843. Igihe cyo gukiza ubugingo bw'abantu cyasaga naho ari gito cyane ku buryo niyemeje gukora uko nshoboye kose kugira ngo nyobore abanyabyaha mu mucyo w'ukuri. Nyamara byasaga n'ibidashoboka kugira ngo umuntu ukiri muto cyane kandi ufite ubuzima bufite intege nke akore byinshi mu murimo ukomeye. Nari mfite abavandimwe banjye babiri b'abakobwa, Sara wandushaga imyaka myinshi y'ubukuru na Elizabeth twari impanga. Twaganiraga kuri iyo ngingo maze twiyemeza gushakisha amafaranga dushoboye yose maze tukayakoresha tugura ibitabo n'impapuro zanditswe ubutumwa
tukabiha abantu ku buntu. Iki nicyo kintu kiruta ibindi twari dushoboye gukora, kandi ibi twabikoraga tunezerewe ku rwego runaka. Nashoboraga gukorera nk'amafaranga 230 gusa ku munsi, nyamara ikanzu yanjye yari igizwe n'ibara rimwe. Nta faranga nashoboraga gutanga ngo bayishyireho imitako itari ngombwa, kubera ko kwiyerekana kutari ngombwa kwari icyaha mu maso yanjye. Bityo rero nabaga mbitse udufaranga dukeya nakoreshaga ngura ibitabo bikwiriye. Ibi bitabo twabihaga abantu bafite ubunararibonye bakabyohereza mu bindi bihugu. Buri rupapuro rwanditswe n'imashini kuri iyi ngingo rwabaga ari urw'agaciro mu maso yanjye, kubera ko rwari nk'intumwa ijyanye umucyo mu isi, ibahendahendera kwitegura ikintu gikomeye cyendaga kuba mu isi. Uko bukeye n'uko bwije nicaraga ku buriri buseguyeho imisego, nkakora inshingano nabaga nahawe gukoresha intoki zihinda umushyitsi. Mbega ukuntu nitonderaga gushyira ku ruhande ibiceri byose nahabwaga kubw'umurimo nabaga nakoze, aribyo byajyaga gukoreshwa mu nyandiko zigomba gusomwa ngo zimurikire kandi zikangurira abandi kuva mu mwijima. Nta gishuko nigeze ngira cyo gukoresha amafaranga nabonaga kugira ngo nishimishe. Agakiza k'abantu niwo mutwaro wari uremereye intekerezo zanjye, kandi umutima wanjye wababazwaga n'abantu bihumurizaga bibwira ko bari mu mutekano, mu gihe ubutumwa bw'imbabazi bwari buri kugezwa mu isi ku batuye isi. Umunsi umwe nateze amatwi ikiganiro cyari hagati ya mama n'umwe mu bavandimwe banjye n'ab'abakobwa, aho bavugaga ku cyigisho bari baherutse kumva ku ngingo ivuga ku bugingo butifitemo kudapfa. Basubiraga muri imwe mu mirongo ibihamya umugabura yabaga yatanze. Muri yo nibuka iyankoze ku mutima cyane, ariyo iyi: ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. N'undi uvuga ko abazima bazi ko bazapfa, ariko abapfuye ntacyo bazi, kuzerekanwa mu gihe cyako. N'iyo ufite ubutware yonyine ihiriwe, ariyo mwami w'abami n'umutware utwara abatware, niyo yonyine ifite kudapfa. Abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishaka gukora ibyiza badacogora, izabitura ubugingo buhoraho. Amasomo dusanga muri Ezekiyeli 18:4, Umubwiriza 9:5, rwa kabiri rwa Timoteyo 6:15-16, Abaroma 2:7. Nyuma yo kuvuga uyu murongo dusorejeho, mama yarabajije ati: ni iyihe mpamvu bashaka icyo bafite? Nateze amatwi ibi bitekerezo bishya bishishikariye kandi mbikunze cyane. Igihe nari njyenyine ndi hamwe na mama, namubajije niba mu by'ukuri yizera ko ubugingo bufite kudapfa. Yanshubije ko atinya yuko twabaye mu kinyoma kuri iriya ngingo kimwe no ku zindi ngingo. Nabajije mama nti: ariko se mama, mu by'ukuri koko wizera ko ubugingo businzirira mu gituro kugeza ku munsi w'umuzuko? Wizera ko igihe umukristo apfuye adahita ajyanwa mu ijuru ako kanya, kandi ko igihe umunyabyaha apfuye adahita ajya muri Gehinomu? Mama yaransubije ati: nta gihamya Bibiliya iduha cy'uko hariho irimbukiro rihora ryaka umuriro iteka. Iyaba aho hantu haba haravuzwe mu gitabo cyera. Reka dusoreze ahangaha. Ubuhamya igice cya mbere: uburyo ki umuryango wa Ellen White wavuye mu itorero ry'abametodisite. Komeze mugire umunsi mwiza.